Reka tubasuhuze mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubategurira bica ahangaha kuri Hot News TV kanizere ko owe udukurikira mu majyaruguru mu majyepfo iburasirazuba iburengerazuba umujyi wa Kigali nawe udukurikira wibereye irgota masimbi mwese mumeze neza kandi tuboneyeho kubifuriza amahoro y'Imana imigisha y'Imana ibyiza by'Imana n'uburinzi bwayo ko byakomeza kugenda bibana namwe birumvikana ko tuba tugeze muri wa mwanya tugenda tureba amakuru abakomeje kugenda asohoka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera aho dutuye aho ngiyewe ndi umuhungu wanyu Mr Habu Big Man Joke ndabakunda cyane kandi mbahaye ikaze reka tujye mu karere ka Ngororero amakuru rwose meza cyane ibi bintu ni byiza kubona umubyeyi afatirwa n'ibise mu modoka ya kwasiteri yigendera atazi ibyari byo hanyuma bikarangira anabyaye neza cyane. Amakuru aravuga ko umubyeyi w'imyaka 22 wavaga mu karere ka Muhanga yerekeza i Rubavu yabyariye mu modoka itwara abagenzi izwi nka kwasiteri. Ibi byabaye ku wa mbere tariki ya 10 Ugushyingo 2025 ubwo nejo hashize ubwo uyu mubyeyi yafatwaga n'ibise bageze mu murenge wa Ngororero ahitwa Kazabe. Amakuru itangazamakuru ryamenye nuko uyu mubyeyi yaraturutse Inyamagabe aho yashatse umugabo akaba yarari mu kwerekeza mu karere ka Rubavu aho akomoka cyangwa se ku babyeyi be kugira ngo ari hazabyarira ababyeyi be babashe kuba bamufasha. Ntago hatangajwe impamvu yashatse kuba yajya kubyarira aho ababyeyi be batuye kugira ngo abyarire aho umugabo watuye, ariko ubwo uyu mubyeyi yafashwe n'ibise imodoka ya kwasiteri yari itwaye n'abagenzi batandukanye hari harimo abagenzi batandukanye birumvikana yahise ihagarara abagenzi bose basohoka muri iyo modoka asigaramo uwo mubyeyi wari ufashwe n'ibise. Ariko kubw'amahirwe y'Imana burya Imana igira ukwitabara abantu bayo hahise haza imbangukiragutabara nta n'umuntu yihamagaye. Imbangukiragutabara yari nimo kwigenda bisanzwe igiye ahandi hanyuma barayihagarika bayibwira ibibaye. Umuganga wari uyirimo ayivamo aza gufasha uwo mubyeyi hanyuma bahita banahamagaza indi mbangukiragutabara iraza imujyana kwa muganga ku bitaro bya Muhororo kugira ngo yitabweho n'abaganga. Nyuma iyo ngiyo nayo ikomeza muri gahunda zayo. Umuyobozi w'ibitaro bya Muhororo rero Dr William Namaya mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yahamije ko uyu mubyeyi yabyaye neza ndetse yaba ubuzima bwe n'ubw'uwo mwana yibarutse bumeze neza cyane. Anavuga yuko kubwo kuba yabyaye neza n'umwana ameze neza kugera naho umwana ngo yahise atangira konka bahise bapanga gahunda yo kuba bamusezera akajya mu rugo kuko babona nta n'ikibazo afite. Ibitaro bya Kabaya rero ari niho imbangukiragutabara yaje kuba yaturuka batangira kumufasha nyuma bahamagaza imbangukiragutabara ituruka ku bitaro bya Muhororo ari naho yagiye gufashirizwa. Ibyabaye nuko ku mubyeyi uyu mubyeyi rero impamvu yaje kuba yafatwa n'ibise atazi ngo bimeze bite. Amakuru avuga ko ashobora kuba yarafashwe n'ibise ntabimenye kubera yuko aribwo bwa mbere yaragiye kubyara. Bityo Dr Namaya akaba yatangaje yuko ibyo nta kibazo kirimo ndetse kuba mu bitaro bitandukanye leta yarashyizemo ubushobozi buhambaye bwo kuba umuntu wagira ikibazo nk'iki yafashwa aho kugeraho n'abanyabuzima bafite uko bahuguwe ku buryo ugize ikibazo nk'iki abanyabuzima bari hafi aho ngaho bagufasha. Ari ibintu byiza cyane rwose ashimira na leta. Ngayo nguko rero byaje kuba byaba ku mubyeyi wari urimo kwigendera aturuka za Muhanga yerekeza za Rubavu ashaka kujya kubyarira aho ababyeyi be
birumvikana ko yarimo guturuka ahazwi nka Ngororero, aho umuryango we aho aho yashatse umugabo watuye mu karere ka Ngororero, naho ababyeyi be bakaba batuye mu karere ka Rubavu, ari naho yararimo kugana agira ngo arebe yuko yajyayo abyarireyo. Ubwo wenda birashoboka ko wenda umugabo we yabonye atazamufasha neza cyane, cyangwa se atumvikana na ba nyirabukwe, nabyo birashoboka, cyangwa se ugasanga wenda no mu karere ka Ngororero atariho ababyeyi b'umugabo bari, akaba yari yahisemo kuvuga ati reka nje iwacu bamfashe banyiteho. Hari ukuntu umuntu bitewe nuko azi abanye n'abantu avuga ati abamfasha ni bariya, reka akaganira n'umugabo ati rero reka nje hariya kuko bitewe nuko tubanye n'abariya n'uburyo tubanye n'abariya, abariya ndabona aribo badufasha neza, reka njyewe nje hariya aribo bamfasha. Ibyo bibaho cyane kandi nta n'ikibazo kirimo, kuko iyo ushaka ubufasha runaka cyangwa se ugiye guhura n'ikintu kizagusaba yuko ubona ubufasha, biba byiza iyo ubonye uruhande ruzagufasha akaba ari rwo wiyambaza kurenza urundi, utitaye ngo uru ruhande rundi hafi. Oya, ntuzakore iryo kosa. Reba uruhande ruzakwitaho cyangwa se ruzagufasha kurenza urundi, hanyuma urugane rugufashe, nta kibazo kirimo, nta rwango rurimo wenda ngo uzaba wanze urwo ruhande ruri hafi yawe. Oya, ahubwo reba uruhande ruzagufasha neza cyane, kuko ushobora no kuba wavuga ngo uruhande rundi hafi, ariko bikaba bigoye ko gufasha ndetse bakaba banagufasha, ariko ukaba ubona hari uburyo waba ubagoyemo bitewe n'impamvu runaka, kuko twese hano ku isi tugira impamvu runaka, tugira ubuzima tubayemo bugiye butandukanye, tugira imibanire itandukanye n'imyumvanire itandukanye. Niyo mpamvu rero ureba wa muntu ubashije kuba yakwiyumvamo kurenza undi no kuba yakumva mugenzi wawe kurenza undi, abo ngabo akaba ari bo wiyambaza kugira ngo babe bakuba hafi, babe bagufasha mu bibazo ugiye guhura nabyo, cyangwa se muri icyo kintu ugiye guhura nacyo. Uyu mubyeyi rero bivugwa ko yakagombye kuba yarabyaye tariki ya 6 y'uku kwezi gushyingwa, ariko noneho Dogita Nayamaya akaba yatangaje yuko bibaho ko nk'umubyeyi ugiye kubyara bwa mbere hari igihe iminsi igabanyuka cyangwa se ikarenga, ariko icyo gihe nta kibazo kirimo rwose, nta kibazo, nta byacitse, ari ibintu bibaho cyane, dore ko cyane cyane uyu mubyeyi nawe ari mu babyeyi bari bagiye kubyara ku nshuro ya mbere. Umubyeyi rero rwose akaba yagize amahirwe muri ubwo buryo. Urumva abantu ku mbuga nkoranyambaga bo bari barimo kwibaza bati uyu mwana wavukiye mu nzira muri modoka ya kwasiteri tumwite ngo iki, tumwite shoferi, mbese barimo kwibaza izina bashobora kuba bakwita uwo mwana kubwo kuba yavukiye mu modoka noneho ya kwasiteri. Uyu mwana yari igihe yazibera umushoferi cyangwa akamushoramari ucuruza imodoka. Reka ngane ku musozo rero mbashimira cyane mwese tuba twagiye tubana mu makuru n'ibiganiro bitandukanye bigenda bica ahangaha kuri Hot News TV Rwanda. Ubwo birumvikana ko ushobora kubana natwe kandi ku Stream TV, aho se ningiye dukomeza kugenda tubana. Kora subscribe, ukoresha kuri bagenzi bawe bagiye babasha kubona aho bakura amakuru yacu, hanyuma uduhe inama, ibitekerezo, ibyifuzo n'inyunganizi unyuze mu mwanya wa comment. Ndabakunda cyane, ngiye nkomeje kuba umuhungu wanyu Mr. Habu Big Baby Mind Joke, naho mukanya mu yandi makuru n'ibindi biganiro ndakomeza kugenda mbagezaho.